koko umuryango w'abasaveri washinzwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 mu 1952 ushinzwe na Padiri Georges Defuru, ushingirwa muri Kongo, utangijwe n'abasore 40 bari munsi y'igiti. Abashinga agamije kubatoza imico ya gikristo kuko yabonaga hari urubyiruko rwinshi rwandagaye mu mihanda. Aba rero batatu biyemeje kujya mu muryango. Ikintu gitangaje cya mbere nuko barengaga 120 hagapfa batatu. Mukanya twari turi kuririmba ngo nyina wa Jambo yabonekeye abana batatu. Tukunda kuvuga ubutatu butagatifu. Gatatu ni umubare uzwi mwiza kandi witabwaho ukomeye muri Kiliziya Gatolika. Kuba rero nabo bakristo baragiye ari batatu harimo gushaka kw'Imana. Ikindi nuko uwo munsi bapfuyeho ndetse no bashyinguweho ni itariki ihura neza n'umunsi Padiri Georges Defuru yashingiyeho umuryango w'abasaveri. Nacyo cyatubereye ikimenyetso gikomeye ku buryo abasaveri bo mu Rwanda bose bari kuvuga bati nyamara ariya ni amateka y'ubutagatifu mu muryango wacu. Muri iyi minsi turi mu rugendo rwo gushyira mu rwego rw'abatagatifu Padiri Georges Defuru washinze uyu muryango, kuko yitabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa 8 muri 2012. Icyo ni igikorwa twatumwe n'abasaveri, twatangiye gusabira kugira ngo nibimara gutungana mu nzira zikwiye binyuzwamo bizavugwe kandi bizakirwe n'abasaveri bose. Abo batatu rero bagiye ni ikimenyetso gikomeye ko uriya mupadiri washinze umuryango w'abasaveri akandika ibitabo bigera ku 140 asobanura iby'uwo muryango kugira ngo utazigera uzima, ikimenyetso cy'uko uwo wabashinze yabaye ingirakamaro ikomeye, kandi murabibonera kubamukurikiye, abakurikiye itegeko ry'urukundo iteka. Abateraniye hano rero mwese icyo nawasaba no gukunda umuryango w'abasaveri nk'uko mwadufashije kugira ngo ibi byose bigerweho kandi aya mateka ntazasibangane. Muzakomeze mudufashe, kandi icyo tubasabye nk'uko Yezu Kristo yabidusabye ni urukundo rwitanga, nk'uko Musenyeri yabitwigishije adusaba ko twabigira intego kugira ngo umukiro w'Imana usakare ugere ku isi hose, ugere mu mahanga yose. Mwese rero ndabashimiye, kandi nk'umuryango w'abasaveri nge na shefu duhagarariye tubashimiye tubikuye ku mutima, by'umwihariko dushimira abasaveri bose baje baraye aha, bagize uruhare rukomeye mu musanzu ndetse bakihanganira n'imvura y'uyu munsi. Nkomeza kandi no gushishikariza abasaveri bose gukomeza gushaka umwambaro wa gisaveri nk'uko nambaye. Ubutaha nituza hano twese tuzabe twambaye gisaveri, kandi tuzakomeza kubiboroherezamo kugira ngo nyine na ya mashimo azabone aho afata ku ntugu zanyu. Murabona ko nanjye barampaye ndujije. Aya ni amapeti afite icyo asobanura. Ubwo rero twese dukomeze tujye mbere, tumenye ubumenyi bwose batanga, urukundo turugira intego, kandi koko tujye tubigaragaza mu bikorwa nk'uko tudahwema kubikora. Turabashimiye, Nyagasani abaho umugisha.